bizanyoma ndabihamya ko kugira neza kwawe n'imbabazi zawe bizanyomaho ndabihamya ko kugira neza kwawe n'imbabazi zawe bizanyomaho ndabihamya ko kugira neza kwawe n'imbabazi zawe bizanyomaho n'imbabazi zawe bizanyomaho. Matayo igice cya 26 duhereye ku murongo wa 47. Matayo 26 duhereye ku murongo wa 47 hari amagambo avuga akibivuga Yuda umwe muri abo 12 azana n'igitero kinini gifite inkota n'inshyimbo giturutse ku batambyi bakuru n'abakuru b'ubwo bwoko. Ariko umugambanira yari yabahaye ikimenyetso ati uwo ndi busome niwe uwo umufate. Uwo mwanya yegera Yesu aramubwira ati ni amahoro mwigisha. Aramusomagura. Yesu aramubwira ati mugenzi wanjye kora ikikuzanye. Maze baraza basumira Yesu baramufata. Umwe mu bari kumwe nawe na Yesu arambura ukuboko akura inkota ye ayikubita umugaragu w'umutware mukuru amuca ugutwi. Maze Yesu aramubwira ati subiza inkota yawe mu rwubati rwayo kuko abatwara inkota bose bazicwa n'inkota. Mbese wibwira yuko ntabasha gusaba data akanyoherereza abamarayika nonaha basaga legiyoni 12? Ariko rero bibaye bityo ibyanditswe byasohora bite kandi ari byo bikwiriye kuba. Uwo mwanya Yesu abaza igitero ati harya muhurujwe no kumfata nk'uko muzi umwambuzi mufite inkoni n'inshyimbo? Nicaraga mu rusengero iminsi yose nigisha, kuki mutamfashe? Ariko ibi byose bibereyeho kugira ngo ibyanditswe n'abahanuzi bisohore. Nuko abigishwa bose baramuhana barahunga. Imana itugirire neza. Bene data, turi mu cyumweru gikomeye cy'amateka ya gikirisitu. Tugomba guha agaciro iki cyumweru kigizwe n'iminsi 7 y'urugendo rwa Yesu muri Yerusalemu rwo gucungura abari mu isi. N'icyumweru kitagatifu cy'abera cyatangiye ku wa mbere w'iminsi 7, ni ukuvuga ku cyumweru twavuyemo ejo bundi. Muri iyo myaka rero igihe kigeze aravuga ngo navuye i Nazareti nza Galilaya, none ubu rero ngiye i Yerusalemu. Abiteguza abigishwa be ati umwana w'umuntu ubu ngubu agiye i Yerusalemu, abatambyi n'abakuru b'idini bazamufata bamugambanire bamwice bamuhambe, ariko ku munsi wa gatatu azazuki. Arabibatangariza.
umuhanuzi Zekariya yari yarahanuye ko kwinjira muri Yerusalemu agiye gutangira uwo murimo wo gucungura, yuko azagendera ku ndogobe iri kumwe n'icyana cyayo. Ni mw'ubwo buryo rero ku cyumweru iki cyashize nicyo ngira ngo mbahereho urugero nyine, kuko turi mu cyumweru cy'iminsi 7 y'urugendo rwa Yesu. Niho noneho yababwiye ngo nimugende mujya ahantu mu kirorero, murasanga indogobe izirikanye n'icyana cyayo, muziziturane muzizane, kugira ngo bwa buhanuzi bwari bumaze imyaka 600 bwarahanuwe na Zekariya busohore rwose. Baragenda rero, kandi arababwira ngo nihagira waza ngo izo ndogobe zacu muzijyanye, ndimumubwire menshi mubwire ngo databuja ari uzishaka. Amen. Ni umwami n'umutegetsi. Aragenda rero barazizana, yicaraho ati tumanuke rero i Yerusalemu. Tugere ngo hari ahantu hafi Yesu yagiye akora urugendo rurerure cyane kuva i Galilaya ujya Yerusalemu. Ni urugendo runini cyane rwose, ubusibye ko ari imihanda y'ikaburimbo bakaba barahakoze neza. We yagendaga n'amaguru, akaba yahagenda umunsi wose kuva mu gitondo kugeza umugoroba izuba rikamurengeraho. Kuko nabonye urugendo twakoze kuva i Yerusalemu tujya i Galilaya iyo yaturutse ari urugendo twakoze n'imodoka turaruha, ariko bagendaga banadusobanurira n'andi mateka yaho twagendaga tunyura. Noneho rero abantu bageze i Yerusalemu, ab'i Yerusalemu babona umuntu uje ku ndogobe icyana cyayo kiyirangaje imbere. Baragenda baca amashami y'ibiti bari bamwumvise, basasa imyenda yabo mu nzira. Noneho batangira barirema ngo Hoziyana mwene Dawidi hahirwa umwami uje mu izina ry'Uwiteka. Iyo ndirimbo ikora ku mitima y'abakuru b'idini, abafarisayo n'abatambyi n'abasadukayo. Noneho bumva nyine irabariye, kuko babonye undi muntu uhimbazwa cyami kandi aribo bakuriye idini. Abanyedini rero batera intambara si ubwa none, mu gihe cya Yesu nibo bamugambaniye. Tukaba umunyedini ujya ucomokamo umunyetorero, nibyo byiza cyane. Noneho nyuma y'ibyo rero babona Yesu avuye ku ndogobe, ngo bashaka no kumwimika, niko ahandi mu bundi butumwa hatubwira, ariko arabwira ngo oya, ubwami bwanjye nubwo ndiwe ariko si ubw'isi. Babona ahubwo yinjiye mu rusengero rw'Imana rumwe rwari rwarubatswe na Salomo. Ingabo za Nebukadineza zari zaraje kurusenya, ariko ruza gusanurwa na Zerubabeli, noneho na ba Nehemiya rwagiye rusanurwa n'abantu benshi batari bakeya. Muri icyo gihe rero abaromani nibo bari barusanuye ubwa nyuma, kubera yuko rwari urusengero rw'amateka. Bazi neza yuko kugira ngo bafate Yerusalemu neza bashobore n'abayuda, nuko baba bakomeza kubereka ko urusengero ruhari. Byatumye rero Herode arushyiraho imbaraga rurasanurwa. Yesu yavutse rumaze kongera gusubiraho imitako y'imbere n'iy'inyuma, ari narwo abigishwa be bamuratiraga ngo dore urusengero rwiza cyane, abahanurira yuko nyamara ruzasenyuka burundu kuva muri fondasiyo kugeza mu gisenge. Uwo munsi rero yinjira muri urwo rusengero, asanga rwabaye ipotopoto. Baruhinduye isoko, baruhinduye iguriro. Harimo inkoko, harimo inuma zigurishwa, harimo intoryi, harimo amafi yavaga muri Galilaya, harimo imiceri n'ibitoki byavaga mu ntara zindi, cyane cyane ahahoze ari kwa Naboti. Ubu ni intara ikomeye cyane yera ibintu by'amoko yose, ku buryo twayigezemo turangazwa no kubona urutoke ruhari, imiceri ihari, amasaka, za sayiri, ingano, isoya n'ibindi bintu byinshi cyane. Baratubwira ngo ntabwo ho bajya bahafumbira, ngo hafumbiwe n'Imana, ngo kugira ngo ikomeze irinde amateka y'uruzabibu rwa Naboti rwari ruri muri iyo zone. Ibintu byabo rero barabirinda bakabihuza n'isezerano rya kera, ukabona ari ibintu nyine byiza. Amamodokari yirwa aza gupakiza imyaka, imbuto, imboga, ingemwe z'ibintu bijya guhingwa mu bindi bihugu, amamodoka akagenda akabirunda ku nyanja ya Mediterane, amato akabipakira, kandi ari igihugu cyabuze kimeze nk'ubutayu. Ubwo rero icyo nicyo batubwiye. Noneho rero Yesu amaze kwinjira muri rwa rusengero bagurishirizaga muri iyo myaka yose n'ibindi bintu bitandukanye, noneho babona afashwe n'ifuyi. Aravuga ati ishyaka ry'inzu ya data rirandye. Babona atangiye kubika ameza bacururizagaho, ibiceri n'inote birasandara, intoryi n'ibiceri birivangavanga.
inkoko ziraguruka n'inuma byose ibintu biburagica bati karabaye. Niko rubanda bari kuvuga mwene Dawidi arabereka Hoziyana hasumba hose, barumirwa. Abatangiriye isoko bati karabaye. Ariko igihe bashaka kumufata nanone bakabona rubanda rwose n'abamanukanye na w'igalilaya ndetse n'abaje aho ngaho muri Yerusalemu bose bari gusingiza, babona ukuntu abagore bikuye imyenda yabo bakayimusasira ngo indogo biyigendeho batitaye bivuye mu bisogororo kubera uwihetse. Se waruzi irindi bangarira aho yuhetse Yesu se baba bakivuga ngo uvuka kwa ntuze kubera uwuhetse, barakubwira ngo mutambuke mwicare hano. Ukabona umuhungu yora mucomoye hariya ati mwicare hano. Nta kindi cyamucometse hano ni uwo yari ahetse. Nta kindi gituma nawe wakirwa mu birori bikomeye ni uwuhetse. Mucishure gatoya urebe ukuntu imbwa zikurira ku gasozi. Uyu mwami duhetse atuma tunyura aho tutari kuzanyura, yatumye indogo bivuye mu bisogororo abagore bayisasira imyenda. Yesu ntiyigeze akandagizaho amaguru ye, indogo be nayo yagiye mu iryo fiyeri. Natwe umwami wacu tumurekere ku mugongo agume mu mutima, azatwicaza aho tutari kwicazwa na ba data na ba mama. Haleluya. Noneho rero babona arabyukiranyije, barumirwa baratangara. Igihe benda kumufata babona ibirema biraje. Ati mwabirema mwe nimuze vuba nimwe naje gushaka, nimukire mu izina ryanjye. Bakabona birahagurutse bikitera hejuru. Bakabona impumyi ati uwo ninde uri gukora ibi? Ati ni umuhanuzi ukomeye w'i Nazareti. Batari kugira atahagurukije ibirema. Natwe turi impumyi, ngaho nimuhumuke usome igice cya 21 cya Matayo kirangize cyose, nuza kugera mu rugo urabona ibintu yakoze nk'uwo mugororo aho ngaho mu rusengero. Simbabwiye kwasoma none amutamvangira, sinyankunda kwigisha abantu bari kureba ahandi batandeba. Mujye mundeba niko nabasabye, kandi nimvuga haleluya muyikirize. Nanjye sinjya nkabya ngo mvugize imirambararo, mvuga nyine zijyanye nuko nguze, kandi zose zikaba zivuye ku mutima. Nizi mirambararo nabwo abahungu nibazitera nuko bo nyine bakizirambika bikemera. Ngewe ijwi rimaze kugenda rihemba gake gake, ariko ibintu byose rurema tugeneye narambika murambikeho, nimvuga ibituje mutuze ariko mubyikirize. Amen. Yeni nguko mbere. Haleluya. Noneho rero Yesu amaze gukiza abo barwayi bose buba buragorobye, abwira abigishwa be ati tugende. Babona bagiye imbere, baragenda bava mu mujyi wa Yerusalemu bajya i Betaniya, bajya kurara kwa Lazaro. Umwe yari amaze iminsi azuye, yari amaze iminsi ne mu gituro. Aho niho bacumbitse mu iki cyumweru cy'iminsi 7 niho bakunze kuba. Umunsi wa kabiri rero ubwo tugeze rendi ku wa mbere, umunsi wa kabiri arababwira ati muze dukomeze dusubire i Yerusalemu. Noneho baragenda, bajya kugera muri Yerusalemu bumva umujyi wose ngo ce, bagaceceka ariko bari no mu rusaku. Bamwe basakuza bagira bati hano haraye hanyuze umugabo wangu yarampagurukije nari ikirema. Abandi bati muceceke wangu, ngewe ubu sinajyaga ndeba abantu n'ibintu, umugabo waranyuze hano yampumuye. Abandi bati muravuga iki? Nanjye nari mfite inyonjo none ubu ndagenda neza. N'ubwo rusaku rwari muri Yerusalemu. Aha haraye hanyuze umugabo wana. Abarwayi bakize, inyonjo zavuyeho, impumyi zahumutse. Ibiragi biti muravuga iki se? Njye ko ntigeze mvuga kuva mvuka. Nanjye none ubu ndi kwivugira. Hari uwo mugabo mwe mwatega mwumva kera mufite amatwi ngo nuwa, bati n'uw'i Nazareti. Nanjye yatumye nzibuka ndumva none ndi no kuvuga. Nayo makuru ku gasusuruko ka mu gitondo nibyo bazindukiyeho, kandi bakikije rwa rusengero yaraye abakirije. Uko bashima Imana bitera hejuru babyina, abafarisayo n'abatambyi nabo bari gufuriye ku mujinya wabishe. Yarayubikiye imbere yo katsinduka. Ubu none bamaze gucuruza 20,000 by'amadenari. None yaraye abyubitse, nakongera kugarura ibimeza n'inuma se zimwe ko zanaheze zataratse, noneho yanyica. Kandi Bibiliya avuga ngo yabirukanya yazingazinze n'ikiboko ari kubanyuzamo imigozi abakubita. Iyo hari igihe cyo gukorera Imana useka, hari igihe no gukorera mu ifuhe. Ntabwo ibintu byose bisekerwa. Amen. Nihuye n'ibihungu byo kwa shitani, nubwo wari ufite amenyo meza ujya useka uri mu gakiza, ariko uwo munsi ukoresha impano yikuburakari. Mwabana b'ishiramwe ninde ubanteje cyo ka shitani?
bati karadututse, ndabatuka gusa se ahubwo hagira unkoraho ndamwereka sha mfite indwaro zitwa inzara we, mfite n'amenyo ndabashishimura. Ibihungu bigahinda umushyitsi kuko ukoresheje indwara. Ibintu byose ntibisekerwa, haba igihe cyo guseka n'igihe cyo gufureka. Yesu rero uwo munsi ntabwo yasekaga, yarabakubise ababirukana. Uko rero abamushimira ibyo yarakoze, abandi nabo bati icyazamwica. Naho rero batangiriye uko bavuga ngo icyazamwica cya Yuda kikabita mu gutwi, kandi wazabona mukuraho inoti ishyushye. Uko bavuga ngo ariko araturambiye, yaraye atubikiye imbehe, yaraye atubujije amahwemo, ariko abamushima nabo bari benshi. Ngiki byari muri Yerusalemu ku munsi wa kabiri. Uwo munsi ariko Yesu anyura ku giti cy'umutini ngo akireba kiri kure, aravuga ati kiriya giti nshobora kugitangira isomo. Arabagira ati ndumva nshonje, dore ko inzara nayo nta bandi idasonzesha, ndumva nshonje, mureke turebe kuri kiriya giti, turebe ko twakuraho akabuto. Ngo aragenda asanga kiratoshye, gifite amababi gusa meza atohagiye, arasherangura mu mashami hose, abura n'akabuto na kamwe. Arakivuma ati kuba ngubuzeho ibyondo ntihazagire undi muntu ku isi gusoromaho imbuto ukundi. Kuko ntakivumye kandi cyitonderwa abarokore. Bibiliya iratubwira ngo ntabwo cyari igihe cyo kwera kw'imitini. Arashaka kwigisha iki? Ngo hatazagira abagira urwitwazo ngo igihe nari mpagazemo, ngo igihe ngezemo ntabwo ari igihe cyo kwera imbuto. N'Imana irabireba rwose, bantu banjye barashize, Satani yangiriye nabi, n'Imana irabireba, nta kwera imbuto mu iki gihe kimeze gutya, mu isoko baraturushya, Rwanda Revenue tumereye nabi. Ubwo rero kwera imbuto ngo zo kuvuga ukuri, tutagiye ducomekeranyamo ibinyoma, nta wakira imisoro iri hariya. Ntabwo rwose n'Imana nayizi yuko baduhahaje ibintu nk'ibyo. Ariko imbere y'Imana niba yaravumye igiti cyabuze imbuto kubera ko atari igihe cyo kwera kw'imitini, biravuga ngo ntihakagire umuntu uzitwaza ngo ngewe icyamujije imbuto nari mfakaye, kandi mfakara nkiri muto rwose. n'Imana nayo ntikajye yigiza ngana umuntu wari upfakaye ku myaka 20 nk'ahana, ntako nari kubigira. None se nucomoka yuko gupfakara ukiri muto byakubujije gukomerera mu byo wizeye, uzavuga iki imbere ya Hana wo muri Luka 2? Uzavuga iki imbere y'abandi bo muri periode yawe wo mu gihe cyawe nabo bari nkawe? Mureke dushinyirize imbere y'ibitugerageza, ari hafi kuduhoza amarira kuko twamwereye imbuto no mu gihe kitashobokaga, no mu gihe kidashoboka. Umugabo utagira inzu, umugabo utagira gute, umugabo wahindutswe n'umugore. Nzi bene data b'abagabo, abagore bagiye bahinduka kabona ati guhera none wana ndagiye nawe ugenda ukwawe. Yaramukoye inkwano ye, yaramwambitse urupete, yaramurebye akana ko mu jisho, yaramukuyeho ivuwara. Ariko nyuma y'imyaka 2 akamubwira ati vuga uvuye aho ngaho mbonye abagabo naho wowe urimbwa. Iyo dushingira abantu tubabwira ngo mubwire ngo kugeza ubwo tuzatandukanwa n'urupfu cyangwa Kristo agamutse. Ubwo rero atari ngo rwaje, akaba ari dayimoni yaje kubatandukanya, ubwo nyine nta kundi birasaba ngo mwere n'imbuto mu gihe kidashoboka. Ni iri somo Yesu yashakaga kwigishiriza ku icyo gihe, ariko yashakaga no kwigisha abigishwa be kwizera. Ubwo rero iyo mirimo yose yakoze n'izo mpaka zabaye muri Yerusalemu uwo munsi ziza kurangira nyine umugoroba ugeze. Noneho Yesu asubira i Betaniya kujya kuruhuka. Ku munsi wa gatatu, ubwo ni Mariti wa kabiri rero wacu, wari umunsi wa gatatu w'urugendo rw'iminsi 7 rw'umukiza wacu Yesu Kristo. Yesu asubira i Yerusalemu. Asubiye i Yerusalemu, banyura kuri cya giti yaraye avumye, basanga cyumye gihereye mu mizi kugera ku mababi. Amababi agereranwa n'imirimo itagira imbuto. Ubu kuba mpagaze hano kaba ndi kubabwira amatwi yanyu mwayashinguye mwayanduye, ariko ibingibi ndimo nkora ni amababi. Ndi cya gipasoro kitagira imbuto, ibyo ndi gukora byose byaba ari ibibabi gusa bitoshye, ndetse n'abantu b'Imana bakavurugika bakanezerwa, ariko nge nta kintu naba mfite ku Mana. Kuba twahagarara hano turirimba kuri podium, ayo ni amababi. Biraza kubeshwa byiza n'imbuto abaririmbyi bagira bavuye ku mababi, bavuye kuririmba.
kuba mukora neza ikidiyakoni, ayo ni amababi. Kuba mutanga amaturo na kimwe mu 10 n'ibindi mukorera Imana, kuba mufata kitari mugacuranga mugakubita durumu na sende mugakirika, ibyo byose ni amababi. Bigirwa byiza bikanozwa n'imbuto zikurikirana n'amababi. Byaba bimaze iki kuba bakubonaga hano uri gukora ibintu by'Imana, uhagaze hano kuri aka gapodium keza ngo ni revera wa kera, ariko wagera hari ikame bati uriya muhungu shahu uhavugeza mu rusengero ukabona ukuntu abari kubyina areba hejuru ukagira ngo yaboneke, ariko ntukamubona ari hano mu isoko ari kubeshya, ntukamubona ari kugenda yivugisha ngo sususu ngo icyana ngo bite byawe ngo wambaye akabizo n'ibindi ngibyo ngibyo, ariko ugeze mu rusengero ukabona amababi pe n'amababi. Bahageze rero basanga cyumye guhera mu mizi kugera ku mababi. Abigishwa yewe gamwamba cya gito warabibwiye ya magambo dore uko cyabaye. Arabwira ngo nashatse kubigisha ibintu, mwe nimugira kwizera ntimuzakora iby'umutini gusa, ahubwo muzabwira n'uyu musozi va hano wijugunye mu nyanja uzabumva. Kandi nimugira icyo musaba muwuje umutima, mwizere yuko uwo mwanya gikoretse muragihawe kandi muzakibona. Haleluya. None niba twasabye Imana ntimwizeye se ko twabihawe, ibirwara ntimwizeye ko byagiye, ibidayimoni ntimwizeye ko bigiye kubavira ku mariri mukajya muryamaho mugasinzira nka Dawidi aravuga ati nigera ku buriri bwanjye nkibuka ko Uwiteka ari bumpa amahoro, ko ari we murinzi wanjye, nzajya ndyama nsinzire nizibuye kuko nzaba njyanye mu isoko y'amahoro ari Uwiteka. Haleluya. Ubwo rero mumererwe neza, nizere ko ibyo twasabye n'ibindi tugiye gusaba mu kanya mubihawe kandi muzabibona. Mwapfaga kuza gusa, icyo napfaga ni ukuza, nicyo nararanye imbere y'Imana. Hari abakozi b'Imana cyo kwari kumwe hano, ndababwira ngo ikintu cya mbere tugiye gukora ni presence y'abantu b'Imana. Ngeze hano rero mbona ukuntu muri kuza nk'abacahabuzanwa, mbona ukuntu ndavuga ngo okay, ubwikoze iki n'ibindi byose nasabye Imana birimo biraza gukoreka. Turaza kumara uku kwezi kwa 4 tumenya aho tugeranye na Nyagasani. Amen. Tuzabiganira nk'abayobozi tumenye iki gicaniro uko twacyoroganiza kijye kiba gihoreho. Numvise bavuga mu nama ngo gishobora kujya kiba rimwe mu kwezi, ngo bundi ku ya 4 yindi bikacanirwa iwabo nyine hariya habiri twemerewe gusengera, ariko ntacyo naho turajya tuhaza. Hari igihe no ku wa 4 mwabona dusesekayemo cyangwa ubu ariho twaje kureba uko umuriro wabo uteye. Ibyo rero ni by'abayobozi bayumve neza, ntibavuge bati no musaza ko ari muri pansiyo none abizanya ati, ariko babivuze numva mushonje muhishiwe. Haleluya. Noneho rero uyu munsi rero Yesu akora ibintu bitari byinshi cyane. Ku munsi wa 3 w'urugendo rwe akuzamurira abigishwa be ku musozi wa Elayono, amaze kubigisha yuko nibagira kwizera batazakora ibyo kumisha umutini gusa. Amaze kubabwira ko gusenga kwabo kujya kumvirwa, abajyana Elayono kujya kubaraga. Aribwo yababwiye amagambo yose aboneka muri Matayo igice cya 24 cyose n'igice cya 25, abatangariza ibimenyetso 14 bizagaragaza ko agiye kuza kandi bizerekana ko uyu mubumbe witwa isi ugiye kugera ku musozo wawo. Arabibabwira, arangije asobanura iby'imanza zizabaho mu gihe cy'ubwami bwe bw'imyaka 1000, asobanura imizuko yombi, uwa mbere n'uwa kabiri. Arangije ubabura gorobye amanuka kuri uwo musozi. Noneho asubira nyine i Betaniya aho yacumbikaga. Ku munsi wa 3, ku munsi wa 4, umunsi wa 4 ubwo niyo Mercredi yacu kuri kalendari y'Abaroma, ariko kuri kalendari y'Abayuda ni umunsi wa 4. Twebwe dufite uwa 3 nyine Mercredi. Ibyo bifite icyo bisobanuye, tuzabyiga turi kwiga Sabato n'ibigendana nayo. Noneho uyu munsi rero wa 4 bawita umunsi w'ituze. Uyu munsi ntaho Yesu yagiye, yagumye i Betaniya, arahaturiza, akora evaluation y'ubuzima bwe uko yabanye n'Imana mu ijuru atarambara umubiri. Umunsi yirirwa atuje n'ibyo bintu, akora evaluation y'uburyo yamanutse mu nda ya Mariya, uburyo yaryamye nk'amezi 9, uburyo yavukiye i Betelehemu mu muvure w'inka, uburyo yakuze akina n'utundi twana,
uburyo yajyaga bumbabumba utupiye n'abandi bana bagakina, ariko akababwira ati reka ngewe ngora agashya, akakabumba yarangiza akagahakanwa nk'ak'inyoni akagahuhamo, bakabona karagurutse, kugira ngo abereke ko ari umurenge ntibahereye ko babitahura. Ariko ibyo ntimumbaza aho byanditse muri Bibiliya, ni komanteri zisingiza Yesu zivuga imwe mu mirimo yakoze muri biriya bitabo byitwa ibitari muri kano bibilike. Mwabona mujya kujagadaga Bibiliya mushaka aho yabumbye inyoni akayigurutse. Niba ataranabikoze ariko ibyo yakoze birahagije. Iyo evaluation yose rero y'ubuzima bwe ayirirwamo kuva mu gitondo kugeza saa sita kugeza nimugoroba. Yibaza ukuntu yabanye n'ababyeyi i Nazareti, ari umukozi wa Yozefu mu rugo rwe. Yozefu umugabo wa nyina ari we Mariya. Uburyo Yozefu yabaza kudutaburete n'utubehe n'utuki kose n'utwuko n'utudaho akadukorera Yesu niwe muhungu w'imfura yari afite. Abandi bahungu be batatu bari batarakura byo kugira ngo bajyane nawe. Noneho Yesu akatujyana mu isoko ry'i Nazareti. Turi muri Nazareti batweretse aho yajyaga agurishiriza utwo dutebe, batwereka naho Yozefu yabaga yatubarije. Ibarizo rye n'ubu barimekeyemo mu mujyi hagati kugira ngo batibagirwa ayo mateka y'ahantu Yesu yarerewe. Noneho rero yirirwa akora ubwo bushakashatsi bwose bw'ibyo yakoze mbere y'uko ava i Nazareti, ukuntu yamanutse Galilaya, ukuntu yakijije abarwayi benshi muri Galilaya, ukuntu yagaburiye abantu 5,000 imitsima 5 n'ifi 2, ukuntu yarobesheje ifi hari ku manywa, akora evaluation y'impumyi yahumuye, ibirema yahagurukije n'ibindi byose abirangije. Yibuka rero urwagiye gupfa, uba burije araryama. Mu gitondo cya kare kare ku munsi wa 5 w'ubuzima bwe, ari wo wuyu tugezeho uyu munsi wa none, ngira ngo nanarangirizeho. Noneho ubwo aba yinjiye rero mu kibazo cyo gutangira urugendo nyirizina rw'umusaraba. Abwira abigishwa bati muzinduke mu banze i Yerusalemu muntegurire ibya Pasika, none ndashaka gusangira namwe ifunguro riri special. Niho yashakaga gutanga umurage w'ifunguro ryera. Uyu munsi rero Yesu atangiye iyo mirimo ye, yahereye ku koza ibirenge by'abigishwa be, yoza intumwa ze ibirenge. Ni ku wa 4, uyu munsi wo ku wa 4 asangira nabo ibya Pasika. Uyu munsi wo ku wa 4 atanga ifunguro ryera. Arabwira ati ko muzajya mumanyura mwemera umutsima muwunyujije imbere ya Bibiliya, mukanywa vino muri ubu buryo, ntibizibagirane mu binyejana byose by'igihe kizaza. Muzajye mubikorera itorero biba urwibutso rwanjye, nk'uko tuzabikora ejo hano. Tuzaba twibuka umubiri we watanyaguwe muri icyo kinyejana cya mbere, twibuka amaraso ye yasesekaye, ari nayo yaduhesheje kuba abaturage b'igihugu cy'ijuru. Turamushima, yarakoze, ahabwa icyubahiro n'umwami. Noneho rero ngo arangiza ibyo, abaganiriza undi murage muri Yohana igice cya 14 n'icya 15 n'icya 16. Cya 14 arababwira ati ndimuhagarika imitima yanyu, muhumure ibigiye kumbaho, mwizera Imana ariko nanjye munyizere, singiye gupfa uzamwumvisha ikuzimu. Mu rugo kwa data harimo amazu menshi, kandi ikigira icyo kibamarira nuko ngenda, kandi singenda ntanyuze mu rupfu, kuko ngomba kunyura mu rupfu kugira ngo njye gufata imfunguzo zikingura inzugi nyinshi tuzareba ikindi gihe kitari none. Noneho nimara gufata imfunguzo, ngiye no gufata insinzi yatangarijwe mu Edeni, aho Imana yabwiriye ya nzoka Regisi yatwigishije mu mwanya imaze gushuka Adamu na Eva. N'Imana yafashe icyemezo cy'uko umunsi umwe hari umwana w'umugore uzayisanga aho izaba ibyagiye yakoze ubwami, akayimena umutwe. Ubwo rero n'imeneka mutwe rya Satani, ibyo nibyo Yesu yagombaga gukora. Noneho rero muri Yohana 14 bizeza ko azagaruka kubatwara kugira ngo ahari nabo bazabira. Ngo arangize mu gice cya 15 ababwira iby'umuzabibu n'imbuto zawo n'uburyo bari amashami kuri wo, kandi ku ishami ryose ritera imbuto rizagirwa cya giti yavumye rigahanyurwa. Iryera imbuto data afite devoir yo kuryanganyaho amahage, nicyo gituma ajya twanganyaho ibikwaje na byose bitubyiga, kugira ngo tumwere imbuto nyinshi. Atari we ahacu ntihaba hakibukwa, nanjye ubwanjye simba mpagaze hano imbere yanyu, nuko hari amahage yagiye agenda anyanganyaho y'ibyashakaga kunkura mu isi mburagihe, nanjye ndamushima.
arangize rero agera mu gice cya 17 cy'ubutumwa bwiza bwa Yohana. Byose ari kubikora kuri uyu munsi wa kane, asenga isengesho rya gitambyi, aravuga ngo kiri muri uyu mubiri data mpagaze imbere yawe. Arisenga igice cyose cya 17, ariko agera ku magambo yantangaje. Reka nyasomeho gake namwe mwumve Yohana 17, kugira ngo tujye turya iby'Imana turi menge, ejo tutazabasha kubigwamo tugira ngo tubirimo. 17 aravuga ngo umurongo w'9 aravuga ngo ndabasabi sinsabira bisi, ahubwo ndasabira abo wampaye kuko ari abawe, kandi ibyanjye byose nabyo ni ibyawe, n'ibyawe nabyo ni ibyanjye, kandi nubahirijwe muri bo. Nge sinjiri mu isi ariko bo bari mu isi, nge ndaza kuri wowe data wera, ubarindire mu izina ryawe wampaye, ngo babe umwe nk'uko natwe turi umwe. Agiye kurangiza ku murongo wa 24 aravuga ngo data abo wampaye ndashaka ko aho ndi nabo bazahabana nanjye, bakabona ubwiza wampaye kuko wankunze isi itararemwa. Amen. Icyitondere, aba bagabo nsabi, aba bagore nsabi, aba bahungu n'abakobwa nsabi, ni bamwe wampaye bakemera ko ari wowe waje. Muri iri sengesho sinsabi yabisi. Bivuga ngo niba ushaka kuba mu murage w'iri sengesho, va mu bisi winjire mu wo Yesu yagabanye. Nawe ube waragabanwe na Yesu, wari uw'Imana, Satani aza kukwigarurira, noneho Imana ituma Yesu ngo genda bazakwemera bose, ndabaguhaye. Tumaze kumwemera rero bati aba rero banyemeye wampaye, nibo nsabiye aya mahoro, nibo nsabiye mu iri sengesho rya gitambyi, kandi mwenabo ndashaka ko aho ndi ngiye kuza data amaherezo bazahabana nanjye, bakabona ibyiza wamvuzeho, bakabona ubwiza wampaye kuko wankunze isi itararemwa. Arangije iryo sengesho n'iyo mirimo yindi yose yakoze n'iyindi myinshi tutarondoye, buba buragorobye ajya i Getsemani mu gashyamba. Aho rero arasenga ubugira gatatu mu ijoro rimwe, ari naho Yuda yamusanze azanye n'igitero cyamufashe kimuta muri yombi. Nguru urugendo rw'umwami Yesu Kristo muri iki cyumweru cy'imigisha. Imbere yacu hasigaye mwo iminsi 3 ibyabaye noneho nyuma yo kuva i Getsemani, n'uburyo bamutambagije mu nkiko. Cyakora mu iryo joro mw'uwo mugoroba bari bamunyujije mu rukiko rumwe rw'Abayuda kwa Kayafa, bamucira urubanza, bamukatira urwo gupfa. Buba burije, babona igicuku cyanike kuko byagejeje mu nkoko. Bakimucira urubanza, ari muzi ko mu nkoko ari bishyira saa 9 n'igice saa 10 y'ijoro, nuvuga ko bamureho bamucira urubanza. Usibye ko bamunyujije muri prison gatoya kugira ngo baruhuke baryame, babone uko bamushyira Abaromani ku rukiko rwa Pilato mu gitondo. Nitubona kanya tuzabyigeje byo kwa Pilato, ariko noneho barara bamukatira urwo gupfa. Baravuga ngo hasigaye Abaroma kuko aribo badukoroneje, nibo bazafata icyemezo cyanyuma. Bamujyana ahantu rero muri kave hasi, bamurazamo. Ariko bakiri muri ayo ngayo nibwo Petero yari amaze kumwihakana inshuro 3, inkoko irabika. Yesu aramukebuka. Petero amenya ibyo yari yamubwiye ati nubwo uri kwirarira inkoko itarabika bwa mbere, urabonyihakanye gatatu. Umwami Yesu Kristo imibabaro ye naho itangirira, urugendo rwe nuko rwagenze ngo ducungurwe. Nari mu nzira y'umusaraba yo mu minsi 7 yo gucungurwa kwacu muri iki cyumweru cy'umugisha. Ubu turi ku kane mutagatifu, araye ari budupfire, ariko Imana ishimwe ko rutamuheranye nk'uko abaririmbyi bagiye baturirimbira. Kwaro kugira ngo tumenye inkomoko y'ibyiza byose, uyu munezero n'uyu mwuka wera twuzuye ngaha aho bikomoka. Ni mu rugendo umwami yakoze ava mu ijuru akaza mu isi, n'urwo yakoze ava i Nazareti akaza i Galilaya, n'urwo yakoze i Galilaya akaza i Yerusalemu, n'ibyo yari akora muri iki cyumweru cya nyuma cy'ubuzima bwe hano ku isi. Imana ishimirwe ko yaduhaye Bibiliya tubisomamo mu rurimi rwacu kumva neza, ari nayo yadukijije, none tukaba turi abahungu n'abakobwa ba Yesu. Muhaguruke tumuramye, tumushimire ibyiza yakoze kugira ngo tubone aya mahoro n'aya mahirwe duhagazemo. Amen. Warakoze mwami wacu Yesu Kristo, kundo wadukunze n'imbabazi watugiriye byatumye twitwa abana b'Imana. Turabikesha urugendo rukomeye wakoze kugira ngo ugirire neza abakwizera n'abakwemera. Bana n'abana bawe rero
twese duhera umugisha hamwe. Ibi ngibi watuvuzeho, ibyo wavuze ku muntu ku giti cye, ibyo wagambiriye gukora mwami mu ngo zacu, ku bana bacu abahungu n'abakobwa, ku bakwe bacu n'abakazana n'abuzukuru bacu, turabigushimiye uburyo tugarutseho ugiye kwerekana kuri Imana ivugana natwe. Turashaka pratique kuruta teori, turashaka ibikorwa kuruta amagambo mwami, kugira ngo tujye dutangana ubuhamya tugira tuti burya ni ibingibi Imana yavugaga, burya ni Imana yavugagaho. Mwene ubwo buhamya turabushaka. Turashaka kongera kubona umwuka wera amanuka akabatiza abahungu n'abakobwa, akabatiza abagore n'abagabo, agakora ibitangaza bifatika. Ibi birwara byimonogoje mu bantu bigakira, abantu bakongera bakagira umudendezo. Ziriya nsengero zitarakomorerwa ngo ntizujuje ibyangombwa nazo zigakingurwa nta mananiza ariho, abantu b'Imana bazubatse biyushya kuya, turifuza kongera kuzibona bera baziteraniyemo bagira bati Uwiteka niwe Mana. Urakoze Mana ko witeguye gukuraho inzitizi zose, tukabona Imana twakoreye, tukazabana nawe mu bwami bwo mu ijuru, mu izina rya Yesu Umwami n'Umucunguzi wacu, amen. Mana bahu amashyi yatabaye n'impundu sari ukuntu bayita impuha. Ubwo tukihari n'impundu zikaba zihari, twongere tuyakomere Imana yaducunguye. Imana ishimwe. Yesu yarakoze kuducungura. Hari igihe tugera mu mibabaro ya Yesu ukajya ubona abantu ndisi bararize nyine, abantu barababaye nyine, barariza bari umuntu ari kurira ngo wenda tukagira ngo Yesu yapfuye yiyahuye. Ntabwo Yesu yiyahuye. Oya rwose yapfuye hageze kandi yarakoze uko yakuyeho urusika rwari hagati yacu tugabanya n'Imana, kugira ngo natwe duhabwe uburenganzira bwo kuvuga agaciro dufite mu maraso ye. Nimubona dusenga tukumva ijuru yakingutse rivuganye natwe, byavuye mu bisa by'amaraso ya Yesu. Amen, amen. Amasezerano yose twahawe nayo tuzahabwa yakomejwe n'amaraso y'Umwami wacu. Yarakoze rero kandi umushumba wacu arakoze kubw'urugendo rurerure rw'amateka adusangije n'imibabaro ya Yesu. Turi ku ngoma ye rero ntituzanyeganyezwa, kandi nimutinya turi imbere kugira ngo dukize ibihumbe byose bishaka kutugirira nabi, bishaka kutubuza kuzana mu bwami bw'Imana. Izina rye rihabwe icyubahiro. Haleluya, haleluya. Turaza rero kwegera mu mwanya wo gusenga muri bwa buryo nababwiye, ariko reka twakire korali y'urubyiruko ya Murangi, hanyuma na korali yo kuri Ruhimbi baririmbe turi gutanga amaturo. Nibarangiza kuririmba turaza kwinjira mu mwanya nyirizina wo gusengera bya byifuzo nababwiye. Yesu akomeza tugirire neza. We've come to praise you, cause of your forgiveness of every day. We don't have a gold and the perfume. The only thing is the thanking for you. For you, we put
and ever, forever, and ever. Ibizima n'abakuru bakuramye iteka ryose. 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 ibizima n'abakuru bakuramye ibizima bakuramye iteka ryose. Be blessed, Be blessed, our Lord God. We always worship you forever, forever and ever, forever and ever. Be blessed, Be blessed, our Lord God. we always worship you. We always worship you forever forever and and ever. ever, Forever forever and and ever. ever. Be blessed, Be blessed, our Lord we always God. worship you. We always
dusenga Imana